Tubaye ikaze. Gutwita ni urugendo rutoroshye umudamu anyuramo, agahuriramo n'inzitizi nyinshi ndetse umubiri we ugahindagurika cyane. Muri uko guhindagurika k'umubiri we ahura n'ikibazo cyo kuba yabura ibitotsi mu gihe aryamye. Mu busanzwe mu gihembwe cya mbere cy'umudamu utwite ahura n'ikibazo cyo gusinzira cyane, kumva ananiwe cyane ndetse no gucika intege. Ibyo biterwa n'uko placenta iba itangiye kwirema, hanyuma umubiri ukaba wabasha kuba wakora cyane, hanyuma umubyeyi akabasha kuba yananirwa. Ariko kandi mu gihembwe cya kabiri ndetse n'igihembwe cya gatatu cyo gutwita k'umudamu ibyo birahinduka, ahubwo atangira guhura n'ikibazo cyo kudasinzira neza mu gihe aryamye. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kukubwira impamvu zatera kuba udasinzira neza niba utwite. Turakubwira kandi uburyo wabasha kuryamamo bikagufasha ndetse n'uko umwana utwite. Turakubwira kandi ibyo wakora ukabasha kuba wasinzira neza. Ni mu kanya. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe, ubushakashatsi bwerekanye ko impamvu ya mbere ituma umubyeyi adasinzira neza mu gihe aryamye ari uko nyababyeyi iba yabaye nini muri icyo gihe cy'igihembwe cya kabiri n'igihembwe cya gatatu cyo gutwita kwe, hanyuma bigatuma umubyeyi abasha kuba yabura uko aryama. Impamvu ya kabiri ni ugukora cyane kw'impyiko. Iyo impyiko ziri gukora cyane, umubyeyi ashaka kwihagarika cyane, bigatuma abura amahoro mu gihe aryamye, akabyuka kenshi, bigatuma atabasha kuba yasinzira neza. Impamvu ya gatatu ni ugutera cyane k'umutima. Umubyeyi atwite cyane cyane mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu abasha kuba yahura n'ikibazo cyo gutera cyane k'umutima. Iyo umutima utera cyane abura ibitotsi, akumva atameze neza. Impamvu ya kane ni uguhumeka cyane. Kuno guhumeka cyane biterwa cyane cyane n'uko umubyeyi aba yumva ashyushye ndetse umutima we ugatera cyane, bigatuma ahumeka cyane, ntibimuhe umudendezo wo kuba yasinzira neza. Impamvu ya gatanu, ubundi akenshi iyo mu gihembwe cya kabiri n'igihembwe cya gatatu cyo gutwita k'umugore akunze guhura no kwiyongera cyane kw'ibiro. Iyo ibiro byiyongereye rero abasha kuba yagira ikibazo cyo kurwara imitsi ndetse akaba yababara n'umugongo. Ibi ngibi bigatuma atabasha kuba yasinzira neza. Ubushakashatsi kandi buvuga ko indi mpamvu itera umudamu kudasinzira neza ari constipation. Ku babyeyi batwite bakunze guhura n'iki kibazo cyo kugira constipation. Iyo umubyeyi rero afite indwara ya constipation ntabwo abasha kuba yasinzira neza kubera ko biramubangamira. Ubushakashatsi butanga inama ku babyeyi batwite bakunze guhura n'iki kibazo cyo gusinzira nabi mu gihe baryamye ko bajya baryamira urubavu rw'ibumoso. Ku mubyeyi wese utwite, ubushakashatsi bumubwira ko kuryamira urubavu rw'ibumoso ari byiza kuri we ndetse no ku mwana atwite. Mu gihembwe cya mbere cyo gutwita uba ushobora kuba waryama uko ushatse, ariko kandi ni byiza ko wakwitoza kuba waryamira urubavu rw'ibumoso, kubera ko nugera mu gihembwe cya kabiri ndetse n'igihembwe cya gatatu cyo gutwita, ibi ngibi bizaba ari itegeko, kubera ko biba ari byiza kuri wowe ndetse no ku mwana utwite. Kuryamira urubavu rw'ibumoso bifasha amaraso kuba yatembera neza ku mutima ndetse akabasha kuba yagera mu mpyiko neza, bityo bigatuma wowe nk'umubyeyi umera neza ndetse n'umwana utwite akabasha kuba yamera neza. Ababyeyi batandukanye bakunze guhura n'ikibazo cyo kwibaza ati ese ko nijoro tubasha kuba twaryama tugasinzira, hanyuma twakanguka tugasanga urubavu twaryamiye atari rwo tukiryamiye, twabigenza dute? Ibi ngibi ntuzahangayikishwe nabyo, kubera ko nijoro ntabwo ushobora kwikontorora, kubera ko ntabwo aba ari wowe, ni ibintu biba utabiteguye. Ariko kandi ntugire ikibazo, iyo umubyeyi ageze mu gihembwe cya gatatu cyo gutwita, umwana aba yabaye munini cyane mu nda ku buryo ntabwo bishoboka ko waryama
ugaramye. Ntago bishoboka ko waryamira umugongo kubera ko ibyo ni ibintu bihita byikorarukira. Ubushakashatsi kandi bwakozwe bwerekanye ko abadamu bamwe batanga inama ku bandi badamu batwite ko gufata umusego ukawushyira hagati y'amaguru mu gihe uryamye bibafasha. Byagufasha kuba wasinzira neza, ukabasha kugufasha kumera neza ndetse n'umwana utwite. Ubushakashatsi kandi buvuga ko gufata imiti cyangwa ibinini bituma ubasha kuba wasinzira ntago byemewe ku mudamu utwite. Ibi ngibi ni ikizira. Niba uri umudamu utwite rero ukaba uhura n'iki kibazo cyo gusinzira nabi mu gihe uryamye, ntago wemerewe kuba wafata ibinini byagufasha gusinzira kubera ko ntago ari byiza ku mwana utwite. Ariko kandi ubushakashatsi butanga inama z'ibintu ushobora kwitaho ukabasha kuba wakemura kino kibazo cyo kuba wasinzira neza mu gihe uryamye. Icya mbere ni uko ugomba kugabanya kunywa ikawa, icyayi ndetse n'ibindi binyobwa bikungahaye ku masukari mu gihe ugiye kuryama. Kubera ko nunywa bino bintu bizatuma ushaka kwihagarika cyane, bitume ubasha kuba utasinzira neza mu gihe uryamye. Ikindi kandi kwirinda kunywa ibintu byinshi cyangwa kurya ibintu byinshi mu gihe ugiye kuryama, mu gihe wegereje amasaha yo kuryama, nabyo ni inama ubushakashatsi ndetse n'abaganga bakugira. Icya gatatu, niba uri umudamu utwite ukaba wifuza ko iki kibazo cyakemuka, ihatire gukora yoga. Kubera ko yoga izagufasha kuba watuza, umubiri wawe umere neza, bityo nujya no kuryama uryame neza nta kibazo. Ubushakashatsi kandi buvuga ko niba ukunze kugira kino kibazo cyo kudasinzira neza mu gihe uryamye nijoro, ugomba kwibanda ku manywa gufata akaruhuko gato ariko bita naps, nibura hagati y'iminota 30 na 60 ku munsi. Ibi ngibi bizagufasha kugaruza ya minota wataye nijoro utarasinzira, hanyuma ubashe kumera neza ndetse n'umwana utwite abashe kuba yamera neza kandi ubashe kuruhuka neza. Niba uri umudamu utwite ukaba uhura n'iki kibazo cyo kudasinzira neza mu gihe uryamye, wiyumviye ibyo wakora iki kibazo kigakemuka. Turagushimiye kuba wakurikiye kino kiganiro, tukwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ndetse ukamanuka hasi muri comment ukatubwira niba hari icyo twahindura cyangwa niba hari ikindi kiganiro wifuza ko twakugezaho. Murakoze, duhari ku bwanyu, mukomeze kugira ibihe byiza.